Nshuti za Big Grace TV mumeze mute? Nizere ko muri amahoro. Reka maze nkwakiriwe mushyashya ugeze bwa mbere kuri Big Grace TV. Iyi ni channel ya duhugurana. Tuvuga ku ngingo zitandukanye cyane cyane ziganisha ku buzima, uburezi na showbiz na breaking news. Ni channel y'ubwenge ya duhugurana bisubiremo urakoze kuduhitamo. Rero uri umuntu w'umugabo ngaho kanda kuri subscribe ukane no kuri yonzogera nta video dukora hano kuri Big Grace izongera kugucika. Nta nimwe uzajya uba mbere kuyibona udukurikire. Hanyuma ugire wa video zacu kandi kuri like ubigeze no kubandi kuko ubwenge burarahurwa. Hanyuma ujye unaduha muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Utubwire uti ubwo uyu munsi mukoze kuri no topic ejo muzakore kuri iyi cyangwa hano hari izi ngingo izi nizi ABCD utashyizemo ubutaho uzazishyiremo. Izo comment tuba tuzikeneye kandi urakoze cyane ko ubikoze. Mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri Big Grace TV muri abagaciro cyane kuri twe ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha kandi namwe Imana ibashyigikire. Kuri ino siningira nkugire nta muntu wakwishoboza ibintu byose wenyine. Mwarakoze rero kudushyigikira mwe mwakoze subscribe mugakanda kuri yonzogera mukaba mubona video zacu mukazireba mukadukunda mugakora like mugasharinga. Muri abantu b'abagabo nimwe dukesha ibyo tugezeho n'ibindi tuzageraho. Hari ibyo duteganya kuzageraho n'ibyo Imana izatugezaho ifatanije namwe. Mwubahwe. Gusa iyo wakoze subscribe ugakanda no kuri yonzogera bikorwa rimwe. Ntabwo uko ubonye video ariko ukanda kuri subscribe oya. Uko ubonye video ahubwo yindi ikurikiyeho wakora like ugasharinga ugashyiraho comment ariko ntabwo wongera gukora subscribe warayikoze. Iyo uyikanzeho nawe uhita ubona ko ukozane subscribing ubwo ngubwo intambwe yaraduteje uba wongeye ukadusubiza inyuma. Iyo wakoze subscribe biba byararangiye gusa tuba tugomba kubyibutsa buri gihe uko dukoze video kugira ngo abantu bashyashya nabo biyumvemo dufatanyirize hamwe guhugurana. Ndi Marie Grace Bagambake nk'uko bisanzwe iyi ni Big Grace TV. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ko wateka ipirawu ugateka ipirawu iryoshye. Urumva? Ntabwo ipirawu ari uguteka umuceri ugahindura ibara gusa ujyana ipirawu ugateka ipirawu iryoshye atari uko utegereje yuko umusiramu mwegeranye azayiteka akayiguha. Atari uko mwegeranye uzajya n'abantu bazi guteka ipirawu ukazajyayo bakaguha cyangwa bateka bakagushyira mu isorero bakakuzanira cyangwa ukazategereza kurya ipirawu wagiye muri restaurant cyangwa muri hotel ahantu bateka ipirawu. Si ngombwa kuzarya ipirawu ari uko wagiye ahantu batetse ipirawu oya. Nawe wayiteka iwawe ukasangira n'abawe n'umuryango wawe kandi ntabwo bikorwa n'abadamu gusa nawe mugabo uzi guteka. Tugiye urebera hamwe ko wateka ipirawu ku buryo bworoshye buri cheap. Urumva nta bintu bya high bya class bya birenze. Kuri Big Grace TV tugendana twese ku cyiciro cy'ubudehe turimo ntabyo kwipasa muremure. Urumva iyo tujya gukora uyu munsi no gutekera hamwe ipirawu kandi ikaryoha neza tukaza kuyirisha agafiriti tukayirisha n'agasosi keza nkuko mubibona. Twagerera icyambere usabwa ni iki? Icyambere nuko uba ufite imbabura yawe yaka neza cyangwa ufite ishyiga ryawe cyangwa uteka kuri gaze cyangwa uteka aho uteka hose bitewe nuko uri. Urumva ukaba watetse amazi ahwanye n'igipimo cy'umuceri ufite. Tuvuga niba watetse ikiro igipimo wakoze cy'uwo muceri wapimyemo umuceri w'ikiro ni nacyo gipimo upimamwo amazi ugiye kuba 3. Niba watetse ibikombe 2 by'umuceri ubwo ni kubanga urashyiramo ibikombe 6 by'amazi. Niba watetse isorori yuzuye umuceri ubwo ndavuga mubisi ni ukubanga niba ugiye gupima amazi urapima inshuro 3 iyo sorori wuzuzemo amazi. Ipirawu izirana n'umugezi w'amazi n'umuceri usanzwe ariko murabizi yuko iyo washyizemo amazi menshi nyine ntago umuceri ahubwo ikindi kintu ntaramenya. Ku ipirawu rero byo ibyo bipimo biba bikenewe ko uba wapimye amazi neza. Igipimo wapimyemo umuceri ugipima nk'amazi 3 ukabanza ukayateka akabira ukaba yafite ku ruhande rwawe yabize ukayapfundikira. Hanyuma ukabanza ugategura ibirungo. Ukaba ufite inyanya zawe wazirabye ukaba ufite igitunguru ufite poivro ufite celery ufite poiro ufite igitunguru gisanzwe ufite tungurusumu wadutunganije neza nkuko mubireba hano. Hanyuma ugaba ufite isafuriya uzi ko ihagije ipirawu iza kubyimbiramo kuko ipirawu irabyimba ihagije. Nk'ubu ngewe nakoze ikiro n'inusu cy'umuceri. Igipimo napimiyemo nkuko tumaze kubivuga ni inshuro 3 z'igipimo napimiyemo umuceri. hanyuma ukabanza ugakaranga ibirungo nkuko bisanzwe murabimenyereye abantu bazi guteka. Ni igitunguru ubanzamo
puwaro, seleri, ibyo ngibyo uraza ukabiteka bikabanza bigashya. Iyo bimaze guhindura isura, ibitunguru, puwaro, seleri bimaze guhindura isura, haba hagezweho guhita ushyiramo ibirungo by'ipirawu. Nk'ubu ngewe uturungo twanjye uratubona dufunze mu dusashe kugira ngo umenye ko ntabwo ari ibya hatari. Ushatse bajya kugura bimwe byo muri alimentation bifunze ku buryo bugize, ariko nawe ku cyiciro cyawe cy'ubudehe wagenda ukagura akangaka k'ijana ukaza gukora ipirawu yawe. Nta bintu biba birenze mani. Ikibi mu buzima ni ukwifuza ibintu utabona, ariko ibyo wabona byo byakira uko bingana nyine ni uko uba ubayeho. Urabona ko nshyizemo ibirungo by'ipirawu kugira ngo bibanze bishye. Impamvu bishyiramo ibirungo by'ibitunguru bimaze guhindura isura ni uko watinze bigashirira, ubwo byaza kubishya ipirawu yawe. Iyo bihinduye isura gatoya, wamara gushyiramo ibirungo by'ipirawu bigashya, ukafata umwanya bigashya. Ariko ipirawu twubyumvikane itekerwa ku muriro muke. Ahantu henshi ipirawu yabaye successful ni uko uba witondeye ikintu cyitwa umuriro, ni uko uba witondeye ikintu cyitwa amazi. Ukumva ibirungo byose ushyiramo nyine wakometse umuriro rwose. Niba ari no kuri gaze uba ukwiye kugabanya ukayitekesha amazi makeya n'umuriro mukeya. Iyo bimaze gushya rero dushyiramo iki. Iyo bimaze gushya turashyiramo umuceri. Uwugaragura umwanya uhagije uwugaragure umwanya uhagije nawe ubone ko uhinduye isura. Umuceri uba uri kuwumva n'akamamiyo. Umuceri iyo utangiye gufata hasi biba byiza iyo ushyiramo inyanya nazo wari wateguye warapye. Urumva wazirapye ku ruhande. Noneho urabibona ko dukomeje kugaragura. Iyo bigeze kuri stage yo gushyiramo inyanya, ho natansiyo cyane kuko inyanya no mu busanzwe zikunda guhita zifata mu isafuriya, zikunda guhita zishirira. Hanyuma ugira ngo uhishe vuba, ukishyiramo inyanya uhita utereramo n'akunyu kugira ngo inyanya zishye vuba. Ugakomeza ugaragura. Ipirawu ntago mu gihe utarashyiramo amazi ntushobora kurekura akamamiyo ukomeza ugaragura. Inyanya wabona zimaze gushya zitakigaragara zitagikanuye, ugashyiramo amazi. Ukongera ukanyuzamo akamamiyo kugira ngo bye gufata hasi, ubundi ugapfundikira. Wamekinze shuwa ko umuriro atari mwinshi. Ugapfundikira. Nta byo gukomeza upfundura ngo urebe ngo aho bigeze, oya urapfundikira. Kuko amazi uba urishoboka ko wapimye ahagije, umuriro ufite uhagije, ugapfundikira. Nkuko mibona rero twari twapfunduye, iminota yarangiye, umuceri wacu, ipirawu yacu yahiye. Murabona ko yahiye neza cyane. Yahiye neza cyane, irasa neza cyane, kandi nta bintu bya danje twakoresheje. Guys, ntuzajye ubura guteka agapirawu ngo ni ibyabakanaka gusa, oya nawe wakwitekera ipirawu kandi ukayiteka neza ukaryoherwa. Wenda ibyo nakoresheje ni uko ari byo mfitiye ubushobozi, ariko nawe ufite ubushobozi burenze, umurongo ni uwo, gahunda ni uwo, procedure ni iyo. Uko uteka ipirawu ni uko. Wenda ibirungo ushobora gushyiramo ibirenze ibyo nakoresheje, ariko njye ni uko ubushobozi bwanjye bwanganaga, kandi n'ubundi yabaye ipirawu nziza iryoshye. Nk'uko mubibona irafashe, irasa neza, iragaragara ku isa neza. Hanyuma niba ugiye kwarura ku isahani, ntabwo ibintu byose ubivangitiranya. Agapirawu kajya ku ruhande, agafiriti kakajya ku ruhande. Urabona ko hano dufite n'agafi n'agasosi kawe n'udushyimbo, aho ngaho uburiye neza indyo yuzuye. Ikiburamo ni imboga z'icyatsi, kuko ibara ry'icyatsi naryo biba rikwiye kugaragara mu ndyo zawe za buri munsi. Ubwo ku biryo tuzateka ubutaha tuzamekinga shuwa ko dufite ibishyimbo tukagira n'imboga, kuko hano kuri Big Grace TV tugomba guhugurana ku bintu byose, ukamekinga shuwa yuko utetse indyo yuzuye. Ngiyi ipirawu rero, urabona ku ifurusheti ukuntu isa, ndakubwiza ukuri biraryoshye. Nengeye kukubwira ngo muryoherwe cyangwa ngo turyoherwe, ariko nawe wabibonye ko wateka ipirawu kandi ukayiteka neza. Ntabwo ipirawu bayiteka ari uko bafite abashyitsi gusa. Ntabwo ipirawu bayiteka ari uko hari ibirori byabaye gusa. Uko wabipanze, igihe wabishakiye, nawe ujye uteka ipirawu yawe. Ufite amavuta, ubwo ngiye gukora samari soza kugira ngo abantu bakunda kwibagirwa vuba mu bisigarane. Bisaba kuba ufite amavuta, ufite amazi watetse ku ruhande, ufite uwo muceri nyine wapimye neza amazi, ukayapima mu gipimo wapimye nk'umuceri 3, ukaba ufite n'ibirungo bitari bya hatari. Urumva ibirungo byo mu cyiciro cyawe. Ngiye ibirungo by'ipirawu ku isoko biba bihari. Ushatse wagura iby'igihumbi, wagura ibya 500, wagura ibya 200, wagura ibyangahe, ariko ibirungo by'umuceri biba bihari ku isoko. Uragiye ukameka ngashobora kuba ufite, none ukaba ufite n'ibitunguru sasa. Ibitunguru, puwaro, puwavuro,
seleri na tungurusumu bikaba biri hafi. Icyiza cyo guteka ipirawu cyangwa kugira ngo ipirawu yawe ibe successful, utuntu twose ukenera bisaba kuba waduteguye kare kandi udufite iruhande rwawe. Ayo mazi yabize kare, watetse yabize, aba ari iruhande rwawe. Ibitunguru bikase, puwaro zikase, puwavuro zikase, inyanya zirapye, tungurusumu seleri mbese utuntu twose udufite iruhande rwawe. Kuko niba watangiye guteka guys, ntabwo ari umwanya wo guhaguruka ngo ujye gushaka iki ngo ujye gushaka iki, oya, wasanga yashiririye. Kandi pirawu ishobora gushirira ku kanya ari nabwo ukiyitereka ku ziko, bitewe n'uko wibeshye ku muriro cyangwa bitewe n'uko wibeshye ku mazi. Bisaba ko utuntu twose uba twicaranye ukagumana akariro gake n'akamamiyo katava mu ntoki, ugakomeza ugaragura. Ibitunguru byashya ugashyiramo ibirungo by'ipirawu, byashya ugashyiramo umuceri, wamara guhindura isura ugashyiramo inyanya, ukagaragura, ugashyiramo amazi. Hari n'abongeramo na salisa, wenda inyanya zamara gushya ukongera ugashyiramo salisa, nabyo birashoboka. Ukagaragura, hanyuma byatangira gufata mu isafuriya ugashyiramo amazi, ugateka ku muriro uhagije. Guys, mbwira wowe uko ujya uteka ipirawu iwawe rero, wowe ubigenza ute? Tubwira aho hasi muri comment. Wari uzi ko ipirawu ari ibintu birenze by'abasilamu gusa? Nawe ejo uzateka ipirawu utubwire muri comment uko byakugendekeye, utubwire icyakujabutsemo gato, cyangwa utubwire akandi kantu wongereyemo ikaryoha kurusha iyi ngiyi yanjye. Ariko iyi yanjye irarenze man, iyi pirawu yanjye natetse uyu munsi irarenze. Ariko nawe uzampa ubuhamya bw'iyo watetse iwawe uko wasanze bimeze. Undi ufite indi metode ajya akoresha mu guteka ipirawu, natwe twandikire utubwire uti njyewe rimwe mfite ibi, kabiri nkoresha iki, gatatu nkoresha iki, mbigenza gutya. Tubwire muri comment uko biradufasha kugira ngo diversite nayo ibikenewe. Ubutaha niyo utubwiye nayo tuzayiteka, abantu babashe kuyibona, babashe kuryoherwa. Urumva, babashe kuryoherwa kandi badahenzwe. Burya ushobora kugura ikiro cy'umuceri ugakora ipirawu mu rugo, wajya ahantu ngo ni muri restaurant ngo nuko ushyizeho ipirawu ugasanga wishyuye ibihumbi 8. Urumva, kandi ushobora ibyo bihumbi 8 kubihahisha ipirawu mwese murya mu rugo. Ibintu byose ni ukubara. Iyo utabaza amafaranga yarakubara. Urumva, iyo akubaze kandi hahita hahira rimwe. Ibyiza rero wakora ibitaguhenze cyangwa ibidatuma wipasa muremure, ariko ugakora ibintu umutima wawe uri kwifuza. Niba wifuza agapirawu rwose ntugategereze kujya muri resitora. Ariko resitora nazo bazikoze kugira ngo binjize amafaranga babashe kubaho. Bitagushobokeye wajyayo nanone, ntago bakoze ubusa bashyiraho amaresitora. Ariko niba bishoboka itekera ipirawu, kandi nakweretse ko bishoboka. Ipirawu ntisaba ko ufite gaze gusa gutekere kuri gaze ngo nturi bugire ipirawu nziza. Ipirawu ntisaba kuba ufite cuisiniere ngo utekere kuri cuisiniere ngo ntuza kugira agapirawu gahumura. Pirawu yanjye rwose nkuko mwabibonye no hasi mu isafuriya ntigeze nashirira, kubera nyine ko umuntu aba yabyiyemeje kandi ukabikora neza kuko uba wikorera. Urumva, ntabwo bisaba ko ufite igikoni cy'amakaro kirimo klimatizeri, kirimo iki kugira ngo ubashe guteka ibiryo biryoshye. Oya, ku rwego rwawe, ku rugero rwawe, ku bushobozi bwawe, aho waba utekera hose. Nubwo waba utekera ku nkwi, nubwo waba utekera hanze mutanafite igikoni, guys, wateka ibiryo byawe kandi ukabiteka neza. Icyangombwa ni uko uba wabipanze kandi ukabigeraho ufite icyo bikoresha. Gusa udafite ibirungo by'ipirawu byo aho tubyumvikanye ntiwateka ipirawu. Ushobora guteka umuceri wirinde ibara. Hari ukuntu uteka umuceri ukawushyiramo ibirungo by'icyatsi, ugashyiramo na poivro, ugateka umuceri w'icyatsi kibisi. Ariko iyo si ipirawu. Ipirawu isaba kuba ufite ibirungo by'ipirawu. Udafite ibirungo by'ipirawu ntiwambwira kuri buteka ipirawu. Ariko udafite cuisiniere wateka ipirawu, udafite gaze wateka ipirawu, udafite n'imbabura wateka ipirawu, ufite inkwi gusa wateka ipirawu, ufite igikoni cy'amakaro wateka ipirawu, unatekera hanze wateka ipirawu. Upfa kuba ufite umuceri mwiza, ufite ibirungo, ufite n'ubushake. Kandi wishukurire wabonye abantu nanjye kuvuga ngo abakire bayitetse cyangwa muri restaurant, nawe wayiteka iwawe. Niyo mpamvu yaduhugurane. Guys, ndabashimiye ariko nibutsa wowe utakanze kuri subscribe kugira ngo uyu mwanya nawe duteze indi ntambwe. Ukande kuri subscribe, ukande kuri iyo nzogera, hanyuma ujye uba mbere kubona video tukugezaho hano kuri Big Grace TV, kuri duhugurane
channel yacu. Abantu mwakoze subscribe kera muri abantu b'abagabo duhora tubashima, ibyo tugezeho nimwe tubikesha. Imana ibaho umugisha, namwe bagure, namwe bashyigikire mu byo mukora byose. Iyo wakoze subscribe uyikora rimwe gusa, ntabwo ubona video buri munsi ngo ukore subscribe, ntabwo ari byo. Ukora subscribe rimwe gusa, igisigaye ahubwo uzajya ureba video uyirebe irangire, ko tuba dukeneye watch time. YouTube kugira ngo ugire urundi rwego tugezaho nuko tuba dufite amasaha runaka abantu bagomba kuba bararebye ibintu byawe. Ufunguye ukiritse rero kuri video ugahita wongera ufunga, burya mu by'ukuri nta kintu budufashije gifatika. Ahubwo reba video uyirangize. Dukeneye watch time, dukeneye like, dukeneye comment, dukeneye nuko mudusubscribingira. Urumva ni ugushyigikirana, ni ugufatanya akaboko, ningira nkugire kuri ino si. Guys, murakoze. Imana ibaho umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibagure, kandi Imana ibarinde guys. Imana ibarinde, muryoherwe, turyoherwe. Nawe ejo nukora pilawu, nuteka ipilawu wawe nawe ejo uzaryoherwe. Ciao, turabakunda.